munsi birasa naho ibintu hafi ya byose byahindutse. Biramutse ari ibishoka ko abantu bapfuye muri 80 bazuka aka kanya, birashoboka ko bahita basara bitewe n'ibyo bari kubona batigeze babona. Biramutse ari ibishoka ko abaturage cyangwa se rubanda bayoborwaga n'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri bazukira i Kigali, maze bakabona amashanyarazi, bakabona imodoka, bakabona amazu y'amagorofa, bakabona ibikorwa remezo, bakabona urujya n'uruza rw'abantu, mbega bakabona iterambere ry'umujyi wa Kigali uyu munsi, nta gushidikanya bahita batekereza ko bageze muri paradizo bahoze babwirwa, niba koko baragize amahirwe yo kumva inkuru nk'iyo. Nta mwaka n'umwe mbere ya 94 wigize ugira iterambere nk'iryo dufite uyu munsi. Nta buzima bwigeze bworoha mu myaka yatambutse nk'uko biri kugenda uyu munsi bikozwe n'ubuyobozi bwiza bwegerejwe abaturage. Gusa nanone ibi byose bifite imvano, yaba iterambere dufite uyu munsi, yaba umutekano. Imvano yabyo n'abagabo bemeye gusiga byose bagara byose maze bakitangira u Rwanda dutuye. Ubaze umunsi ku wundi, imyaka 27 irashize u Rwanda rubohowe. Ubu haribuka umunsi rwahereweho icyizere gishya, hakanahagarikwa jenoside yakorewe abatutsi yari imaze guhitana abasaga 1 miliyoni. Uru ni urugamba rwatangijwe na FPR rumaze imyaka 4, ariko rwasabye bwitange, umurava n'ishyaka kugira ngo barutsinde. Reka turebere hamwe uko urugamba rwagenze rwo kubohora u Rwanda rukozwe na FPR kuva ku ntangiriro kugeza ku mperezo. Bibutsa ko iki ari ikiganiro cyitwa bimenye mutegurirwa nanjye Bererani Mukiza. Iki kiganiro kandi kikaba kinyura kuri Mwarimu Show. Ikaze muri iki kiganiro. Banyarwanda, inshuti z'u Rwanda, ndabasuhuje mwese kandi mbifurije umunsi mwiza wo kwibohora. Imyaka 27 irashize, Abanyarwanda twihize hamwe tubohora igihugu cyacu. Kuva kera Abanyarwanda bari bahuriye ku rurimi rumwe, bahuriye ku muco umwe, bahuriye ku gihugu kimwe, ndetse bari bahuriye ku moko gakondo nk'Abanyiginya, Abasinga, Abega, Abasindi n'abandi, ku buryo bari bunze ubumwe kandi umwami akabipfundo ku bumwe bwabo. Gusa igihe abakoroni bageraga mu Rwanda bahinduye uburyo Abanyarwanda babagaho, maze bimika politiki y'amacakubiri n'inzangano, dore ko baciyemo Abanyarwanda amoko bagendeye ku kuntu umuntu ateye, indeshyo y'izuru, ingano y'ijisho n'ingano y'umutwe. Iyi rero ikaba yarabaye iturufu abo bazungu bakoresheje mu gusenya ubumwe bw'Abanyarwanda, maze bacamo amoko Abanyarwanda 3 ariyo Abahutu, Abatutsi n'Abatwa. Uwo muco w'abazungu wazanye imitegekere mibi n'ivangura rishingiye ku moko, kandi aba bakoroni baciyemo ibice Abanyarwanda kugira ngo babone uko babategeka, bigisha amacakubiri mu Banyarwanda. Bahimba ko badakomoka hamwe, batanganya ubwenge, badakwiye gukora imirimo imwe no kwiga amashuri amwe. Mu 1959 Abatutsi bariciwe, baratwikirwa, inka zabo zirasahurwa, abarokotse ubwo bwicanyi bahungira mu bihugu bikikije u Rwanda, maze umubare munini ujya muri Uganda, abandi bajya Tanzania, bajya Burundi, bajya Kongo, bajya Kenya, babimpunzi kuva ubwo. Mu ntangiriro z'1950 ubwo Abanyafurika bahagurikiraga kurwanira ubwigenge, Abanyarwanda nabo ntibatanzwe. Gusa ibi bakoroni ntibyabashimishije, bituma bahagurikira kurwanya abaharaniraga ubwigenge mu Rwanda bari biganjemo Abatutsi. Ababiligi batangije gukwirakwiza igitekerezo cy'uko Abatutsi nabo ari abanyamahanga, ko bakomotse muri Abisiniya, bityo Abahutu ko bagomba kubatwikira no kubasenyera no kubamenesha. Ibi rero byari nk'igisasu karahabutaka cyari giteze mu buzima bw'Abanyarwanda, kuko ntibyagarukiye aho gusa, ahubwo byafashe indi ntera mu gusenya u Rwanda. U Rwanda rumaze kubona ubwigenge ku itariki ya 2 Nyakanga 1962, bamwe bibwiye ko ibibazo bigiye kurangira, ko bigiye gukemuka, ariko ubuyobozi ntibwigeze buhindura imitegekere ngo itandukane n'iya gikoroni. Ahubwo byabaye bibi kurushaho, aho ibikorwa by'urugomo byibasiriye Abatutsi kandi bikwira mu duce twose tw'igihugu. Muri icyo gihe MDR Parimehutu ryari ishyaka ryahise rigororerwa kuyobora u Rwanda. Kuvugwa Abanyarwanda ntibatuje, ibibazo byarakomeye kuko ubutegetsi bwa MDR Parimehutu bwo mu 1962 kugeza mu 1973 n'ubwa MRND rya Habyarimana mu 1973 kugera mu 1994 bwakomeje za nyigisho z'abakoroni. Ntibakemuye ibibazo by'amacakubiri byari biri mu Rwanda, ahubwo yigishijwe ku mugaragaro. Ni ukuvuga ko guverinoma ya mbere yaranzwe no kwica Abatutsi, kubatoteza no kubaheza. Ibi byose
ni bimwe mu byaranze ubutegetsi bwa perezida Kayibanda Gregory. Mu gihe cy'ubutegetsi bwe abatutsi bishwe mu bihe bitandukanye. Mu Kuboza mu 1963 no muri Gashyantare ndetse no muri Werurwe mu 1973 byakomereje ku butegetsi bwa Habyarimana wanaje gushyira mu bikorwa umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Abanyarwanda bari barahunze itotezwa n'ubwicanyi bwabakorerwaga basabye leta ya Habyarimana gutamurwa bababyaye maze ntibemererwa. Leta y'iki gihe ikavuga ko u Rwanda ari ruto kandi ngo igikombe cyuzuye amazi iyo ushyize handi arameneka. Nyuma yo kugerageza inzira z'amahoro zari zigamije gukemura burundu ikibazo cy'impunzi zari zimaze igihe kirekire ndetse n'itotezwa ry'abari bari mu gihugu, byatumye mu 1979 bamwe mu banyarwanda baterana basuzuma ibibazo byari byugarije u Rwanda maze biyemeza gushyira hamwe imbaraga zabo zose mu gutangiza umutwe wa politike witwaga RANU, Rwandese Alliance for National Unity, wari ugamije gukemura ibyo bibazo. Abanyarwanda bari barahungiye mu gihugu cya Uganda barimo na General Major Fred Gisa Rwigema ndetse na Paul Kagame barahagurutse bakangurira abanyarwanda gushyira hamwe imbaraga zabo zose bakabahora igihugu cyabo. Mu 1987 hafashwe icyemezo cyo kwagura RANU maze abanyarwanda bose bakunda igihugu, abaharanira demokarasi, amahoro, ubumwe n'iterambere y'u Rwanda bahindura RANU iba RPF, Rwanda Patriotic Front. Umuryango wa RPF Inkotanyi wagabye igitero ku wa mbere tariki ya 1 Ukwakira mu 1990. Urugamba rwo kwibohora rutangira ubwo ruhera Kagitumba ruyobowe na Major General Fred Gisa Rwigema. Ku itariki ya 1 Ukwakira 1990 nibwo FPR yahagurutse maze itangira urugamba rwo kubohora u Rwanda. Igihe bari bageze Kagitumba, General Major Fred Gisa Rwigema yasobanuye mu magambo make impamvu y'urugamba rw'inkotanyi, avuga ko mu mateka y'u Rwanda ubuyobozi bubi hari bwo bwazanye amacakubiri n'ibindi bibazo byose byayogoje u Rwanda, kandi ko nta wundi wabibohora abanyarwanda uretse abanyarwanda bakunda igihugu cyabo. Gusa ku itariki ya 2 Ukwakira 1990 Major General Gisa Rwigema yahise ako ku rugamba Kagitumba ho mu karere ka Nyagatare, akarere kabaye irembo ry'urugamba rwo kubohora igihugu ubwo RPF yinjiraga Kagitumba. Nyuma y'urupfu rwa Rwigema ku wa 20 Ukwakira 1990 Paul Kagame yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika maze akomeza kuyobora urugamba rwo kubohora u Rwanda. Ku ya 1 Ugushyingo 1990 nibwo hatangiye intambara yo mu ishyamba, ndetse ku itariki ya 3 Ugushyingo 1990 inkotanyi zifata umuhanda ujya Gatuna. Uru ni urugamba nubwo bibarwa ko rwatangiye ku itariki ya 1 Ukwakira 1990. Ibikorwa byatangiye hambere bihera mu bitekerezo bya politike biza kugeza mu gisirikare cya RPA cyavuyemo RDF imaze guhamya ibirindiro mu Rwanda no mu mahanga. Ni urugendo rw'imyaka 4 rwari rurimo ibizazane byinshi, rwaguyemo abasore bakiri bato benshi banse kumenera amaraso yabo ubusa bagahitamo kuyaha igihugu. Benshi mu bari muri urwo rugamba bari barakuriye imahanga mu buhungiro, aho bacuraguzwaga bakitwa bakanyarwanda mu rwego rwo kubapfobya bagaragaza ko batari ku butaka bwabo, mu gihe baba mu bitwaga abanyamahanga, ari nacyo cyatumye bafata umuheto. Urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiye nta bufasha na bumwe. Bamwe aho bari mu gisirikare cya Uganda babura uko bavayo, gusa umwe ku wundi bageragezaga gutoroka, ku buryo hari n'abawuriye amakamyo y'imyaka bakajya hagati y'imifuka bakayivamo benda guturika, ariko ngo u Rwanda rutabarwa. Ubwo RPF yateraga mu 1990 Perezida Museveni wa Uganda hamwe na Perezida Habyarimana Juvenal w'u Rwanda ntabwo bari mu karere, ahubwo bari bitabiriye inama y'umuryango w'abibumbye yigaga ku bana bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ku itariki 16 Nzeri 1991 habayeho imishyikirano ya Leta y'u Rwanda na RPF Inkotanyi ibera mu cyahoze ari Zaire, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri urwo rugamba RPF yarwanaga na FARC, ndetse guverinoma yari iriho icyo gihe itabarwa n'ibihugu nka Zaire, Kenya, Ububiligi n'Ubufaransa, kandi bari bafite ibikoresho by'urugamba bihagije. Nyamara ni mu gihe RPF mu 1991 yari ifite ingabo zabarirwaga hagati y'ibihumbi 5. Mu 1992 yari ifite ingabo zibarirwa mu 12,000. Naho muri 1994 RPF yari ifite ingabo zirenga 25,000.
aba bose bari baravuye mu bihugu bitandukanye birimo Uganda, Tanzania, mu Burundi, Zaire, Amerika no mu Burayi n'ahandi, bari baje gutanga umusanzu wabo mu rugamba RPF yari iri kurwana. Gusa none ku itariki ya 4 Kanama 1992 ubutegetsi bwa Habyarimana bumaze kubona ko bwugarijwe n'intambara y'inkotanyi yari iyobowe na Paul Kagame, hatangiye imishyikirano muri Arusha. Ku itariki ya 2 Nyakanga 1992 habayeho guhagarika intambara. Gashyantare mu 1993 ubutegetsi bwariho mu Rwanda bwatangiye kugerageza jenoside maze hakorwa ubwicanyi bw'abagogwe. Ku itariki ya 2 Gashyantare mu 1993 inkotanyi zugarije Kigali ngo zahagarike ubwicanyi hanyuma zisubira inyuma mu birindiro. Ku itariki ya 3 Kanama mu 1993 imishyikirano ya Arusha yarakomeje, maze ku itariki ya 28 Ukuboza mu 1993 inkotanyi zijya muri CND i Kigali. Gashyantare mu 1993 ubutegetsi bwariho mu Rwanda bwatangiye kugerageza jenoside maze hakorwa ubwicanyi bw'abagogwe. Ku itariki ya 2 Gashyantare mu 1993 inkotanyi zugarije Kigali ngo zahagarike ubwicanyi hanyuma zisubira inyuma mu birindiro. Ku itariki ya 3 Kanama mu 1993 imishyikirano ya Arusha yarakomeje, maze ku itariki ya 28 Ukuboza mu 1993 inkotanyi zijya muri CND i Kigali. Naho ku itariki ya 6 Mata 1994 habaye ihanurwa y'indege yari itwaye Habyarimana, maze ubutegetsi bwariho butangira jenoside yakorewe Abatutsi yari imaze igihe itegurwa. Nibwo inkotanyi zahagurutse kugira ngo zihagarike jenoside. Nyamara ibi byose byabaye mu gihe umuryango w'abibumbye wari uhafite ingabo nyinshi n'ibikoresho byinshi bya gisirikare. RPF yatsinze uru rugamba ifata umurwa mukuru Kigali ku wa 4 Nyakanga 1994 nyuma y'imyaka ine urugamba rwo kubohora rutangiye. Uru rugamba rwo kubohora u Rwanda rwasozwe ku itariki ya 4 Nyakanga 1994 ari nabwo ingabo za RPF inkotanyi zahagaritse jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, ingabo zatsinzwe hamwe n'interahamwe zahungiye muri Zaire no mu bindi bihugu, aho zakomereje umugambi wa jenoside. Mu 1996 u Rwanda rukaba igitero kuri Zaire, intambara igamije gusenya imitwe y'abakoze jenoside yari muri Zaire no kurinda ubusigire bw'u Rwanda. Iyo ntambara ni nayo yahurutse mu Mobutu Sese Seko wayoboraga Zaire guhera mu 1965 kugeza mu 1997. Ku itariki ya 19 Nyakanga 1994 hashyizweho leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda, kuko byagaragaye ko ubumwe bw'Abanyarwanda ari bwo fatiro ku kubaka igihugu kirangwa n'ubuyobozi buboneye, bwubahiriza uburenganzira bwa buri wese kandi buha Abanyarwanda amahirwe angana. Abanyarwanda bafite agaciro, bafite icyerekezo, bafite ishema ryo kwitirira u Rwanda, icyizere ni cyose bashingiye ku byagezweho, ejo hazaza ni heza kurusha none. Uyu munsi kandi Abanyarwanda bagize amahirwe yo kubohoka amateka mabi n'imitekerereze mibi y'abayobozi. Kugira ngo nkore iki kiganiro nifashishije imvaho nshya, nifashishije Igihe, nifashishije Kigali Today, nsoma inyandiko zimwe na zimwe za CNLG, ndetse ndeba n'ibiganiro bimwe na bimwe byavuga ku mateka y'u Rwanda no kwibohora. Ni nanshore iki kiganiro, ikiganiro cyitwa Bimenye mutegurirwa nanjye Bernard Nshimyumukiza. Ikiganiro kitambuka kuri Mwarimu Show. Kwibutsa ko wajya ugira uruhare mu biganiro dukora, ukora subscribe, share, like na comment. Mukomeze mugubwe neza.